Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo murusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nimugerwaho muzatsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizamini nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisozi cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ukagenda wandika igisozi cy'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ikizamini gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho. Murabizi ngenda nshyiraho amasomo kugira ngo abafashe kumva neza no gusobanukirwa biruseho bino bibazo biba byakozwe. Kugira ubibonere ku gihe rero ukanda subscribe. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, uratwandikira cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Hari amasomo dutanga mu buryo bwa online, waba uri kure cyangwa bitewe n'imiterere y'akazi ukora, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi tukajya turakwigisha. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda, uratwandikira kuri iyo nimero tukajya tuguha amasomo, ukiga icyumweru kimwe n'igice cyangwa bibiri, ukagenda ugakora rimwe ugatsinda. Ushobora no kuyiduhamagaraho cyangwa ukayitwandikiraho uramutse ukosoye ikizamini nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira. Rero ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Ese kino cyapa kimenyesha iki? Cyitegereze neza. Gikoze mu shusho ya mpande eshatu nk'uko bari bamaze kubitubwira, gifite ubuso bw'umweru. Ese kino cyapa kimenyesha iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, uhitemo igisozi cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo ibyago, B ngo ibibujijwe, C ngo ibitegetswe, D ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kikubwira iki? Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukakibona mu muhanda, kino cyapa kiba kiri kukumenyesha iki? Ese hano igisozi cy'ukuri ni A, ibyago, akaba ari nk'icyago bari kukuburira. Ese igisozi cy'ukuri ni B, bakaba bari kukubuza ikintu runaka. Ese hano igisozi cy'ukuri ni C, hakaba hari ubutumwa bari kuguha ariko bari kugutegeka. Cyangwa igisozi cy'ukuri ni D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubaha amasomo yo kugira abafashe, namaze kubategurira video y'ibyapa, amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Iri kuri YouTube channel, niba utari wayibona wasubiraho cyangwa ukatwandikira cyangwa ukareba muri comment ya mbere, araba ari iyo link uyirebe kugira ngo ibibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cy'ukuri rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cya nyacyo nta kindi ni A, ibyago. Kino cyapa cya mpande eshatu, hari n'igihe n'imodoka iyo iri kugenda mu muhanda igapfira mu muhanda, bahita bagishyiraho kugira ngo bakubwire ko hari ibyago, kugira ufate ingamba zo kugira urinde uwo muntu wenda imodoka yapfiriyeho kuba yaguteza ibyago. Niyo mpamvu bagomba kugishyiraho kugira ngo ufate ingamba. Murabizi bino byapa biberaho kugira birinde umuyobozi w'ikinyabiziga n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Murabona ko ari ngombwa kumanza wareba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda kugira ibibazo nk'ibi byere kujya bikunanira. Ese kino cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kikaba kiguha uburenganzira wowe uri kukibona bwo kuba watambuka mbere mu sangano. B ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda akwegereye. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uburenganzira bwo gutambuka mbere ndetse n'uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozi cy'ukuri hano ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere, niyo mpamvu n'ubusobanuro bwabyo uri kubona ko kiri kuguha uburenganzira bwo gutambuka mbere. Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga, iki cyapa kiguha uburenganzira bwo kuba watambuka mbere mu masangano.
Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? A iravuga ngo metero imwe na santimetero 50, B ikavuga ngo metero imwe na santimetero 75, C ikavuga ngo metero imwe na santimetero 80, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero, subizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko bino bibazo gutya bimeze niko bigaruka. Rero kugira ukore rimwe utsinde nuko uba warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe saa 3 icya mbere kiba kigeze kwa bino YouTube channel yacu. Rero kugira bitazajya bigucika, kanda subscribe aho hasi. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya kane kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Wenda uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga, uri kugenda gahoro, nta gahunda ufite yo kongera umuvuduko, ushaka kugenda gahoro. Rero hari umuntu ukuri inyuma washaka kukunyuraho, akweretse ikimenyetso ko ashaka kukunyuraho. Rero imodoka, iyo rumoroke cyangwa iyo modoka iba ishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Ukarikoresha ushaka kwerekana ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho. Ese iryo tara riba rigomba gushyirwa hehe muri aha hakurikira? A iravuga ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B ikavuga ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, C ikavuga ngo inyuma ahegereye inguni y'iburyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20 mwa kino kizame kiba cyakozwe. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni B, inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga niho hashyirwa rino tara. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Ntuvuge ngo ko ndi kure, turabigukorera mu kanya gatoya. Ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Uratwandikira kuri 0789 935 16 26, tukabigukorera mu gihe kitarenze iminota 5 ukaba umaze kubona kode. Mbibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, ufite akazi katakwemerera kugira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa uboneka amasaha ya nijoro, naho uhita utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26. Tuba dufite amasomo ateguye neza agenda akurikirana ku buryo ujya kuyarangiza uri kuza gukora ino myitozo ukabona ni ibintu byose ukabona urabizi. Ujya gukora rimwe ugatsinda. Rero mutwandikiye kuri izo nimero nabahaye, ahasigaye dutangire twigane. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na 1 kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ibizirikisho ubwo bigaragazwa ku buhe buryo? Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, hano bavuze ngo kilometero 20, ngo kandi ntiburenze kilometero 20 mu isaha. Ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho. Ibyo ntuzabigireho ikibazo, mwabonye ko bakunda no kubibaza mwa bino bizame.
umuvuduko kilometero runaka mu isaha. Ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe baba bari kukwereka ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko mu isaha urajya uragenda ibirometero bingana gutya. Rero ibyo ntimuzabigireho ikibazo. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Ese ibyo bizirikisho biba bigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Aravuga ngo agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. Mbega ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. Seka ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Bino bizirikisho baba babishyiraho wenda ikinyabiziga bari kugira ngo bakigeze aho kigomba gukorerwa nk'igihe gifite ibibazo. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku kinyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni. Ese ni ubuhe buremere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3? A iravuga ngo toni 12, B ngo toni 16, C ngo toni 10, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ibintu bya toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Mbibutsa ko toni nabwo ni urugero rw'uburemere. Ibyo nabyo muba mugomba kubimenya kugira ngo nimugera ahantu ukabona ntabwo wanditse toni, bajya badukiramo utwo tuntu tw'uducenga, ukabona baravuze ngo uburemere wenda bakavuga ngo aha toni 12 bakavuga ngo ibiro 1200, ibihumbi 12, ibiro ibihumbi 12. Rero weho warabonye ngo toni 12 bikaba birakunaniye. Niyo mpamvu ugomba kumenya ko toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo iso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Hano rero iso cya nyacyo nta kindi ni A, toni 12. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7. Kirabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Mwese ejo bundi mu kwa 7 bari kwiyamamaza mwarebye ukuntu byagendaga. Wabonaga imodoka zitonze umurongo ari nyinshi ariko zagiye zigabanyamo amatsinda. Hari umwanya uri hagati ya buri tsinda n'iryo tsinda hari umurongo, hari uburebure rifite y'ibyo binyabiziga. Ese uriya murongo wabaga utarenza metero zingahe? Niyo mpamvu hano ugiye guhitamo igisubizo cy'ukuri ukurikije n'ukuntu wabibonaga. Ese kuri ababaga bari kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda, uriya murongo babaga bagabanyijemo amatsinda y'ibinyabiziga, ukabona agiye akora amatsinda abatagomba kurenza ibihe bipimo mwa bino bipimo baduhaye. A iravuga ngo utarengeje metero 50, B ngo utarengeje metero 100, C ngo utarengeje metero 150, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iyo ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba bishobora kuba byakora umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda. Ayo matsinda yo aba afite ibipimo bingana bite? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uriya murongo wabaga utarengeje metero 50, ntabwo uba ugomba kurenza metero 50. Uriya murongo w'itsinda rimwe mwari amatsinda menshi yabaga ari ku mirongo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8. Kirabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mbibutsa ko hano bavuze ngo kugarura urumuri, ubwo bashyiraho ibikoresho ngarurarumuri. Ibikoresho ngarurarumuri ni iki? Ubwabyo ntibiba byaka, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rukubiseho uhita ubona bisa nkaho byatse. Ndakeka ko nk'abantu mugenda mu binyabiziga ujya kubona ukabona umuntu atwaye imodoka
icyapa kiri ahantu mu mwijima ariko imodoka yajya kuhagera yakimurikaho kigahita gisa nkaho cyatse, kigahita kikubwira ubutumwa bitewe n'ubutumwa gishaka kukubwira. Rero habaho n'irangi ngarurarumuri aho bashobora kurikoresha mu muhanda bari kukwereka inkombe mpimbano z'umuhanda, ndetse bashobora no kubikoresha nk'ibikoresho ngarurarumuri bindi bakabikoresha no ku modoka, nk'igihe ikinyabiziga giparitse ahantu kikaba hari ukuntu kiri kugaragazwa n'ibyo bikoresho ngarurarumuri kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugisanga amenye ko kitamubereye imbogamizi. Hano rero batubwiye ngo A ni muri metero 200, B ngo muri metero 250, C ngo muri metero 300, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibyapa A iravuga ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, B ngo ibyapa biburira n'ibitegeka, C ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabona ko ibyapa bakunda kubibaza, bakabibaza mu buryo bw'amagambo cyangwa bakanabikubaza mu buryo bw'amashusho. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda, jya kuri YouTube channel yacu urebe amasomo tugenda dushyiraho yo kugira ngo abafashe gusubiza bino bibazo uyasubiremo kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ubonye utari kubibona wanyandikira kubiguha serivisi aba ari ubuntu. Rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ku mihanda n'ibihe byapa biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. Bibutsa ko ibyapa bibuza ari bya bindi biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Naho ibitegeka biba bifite ishusho nabyo y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bino byapa ni ingenzi kuba wabimenya, niyo mpamvu twabakoreye kugira ngo mwumve bino byapa neza. Niyo video ya mbere nabakoreye kugira ngo nimujya mugira ku bibazo by'ibyapa byere kujya bibagora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa aterera. Ese ni iyihe feri? A iravuga ngo feri y'urugendo, B ngo feri yo gutabara, C ngo feri yo guhagarara umwanya munini, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko hari isomo mukeneye ko mbigisha, murabizi byose bari kugira ngo mutsinde, mujye mubinyandikira muri comment mumbwira ati dutegurira isomo kwa bino, nzajya mpita mbikurikiza bibategurire. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Feri y'urugendo niyo iba imodoka iba igomba kugira igende buhoro kandi ihagarare ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose cyangwa igeze ahantu hacuramye cyangwa ahantu haterera, iyo ni feri y'urugendo. Ndakeka ko kino kibazo nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. A iravuga ngo metero 1 n'ibice 25, B ngo santimetero 30, C ngo santimetero 75, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ariko iyo pikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibuba bushobora kurenza ibihe bipimo mwa bino bipimo baduhaye? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, metero 1 n'ibice 25. Bibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure, santimetero nabwo ni urugero rw'uburebure. Hano iyo bavuze ngo metero 1 n'ibice 25 ni nkaho bakavuze ngo santimetero 125, kubera ko metero 1 iba ingana na santimetero 100.
Kumenya rero guhindura zino ngero birafasha. Bino bibazo bakunda kubibaza ugasanga bahinduyeho akantu gatoya waba wari waranakibonyeho gihise kikunanira. Ugasanga hano kuri A banditseho ngo A ngo santimetero 125. Kubera ko wenda utazi guhindura ingero ugahita uvuga ati njye nari nzi ko ari metero 1.25, none baduhaye ngo santimetero 125, kigahita kikunanira. Rero uba ugomba kumenya guhindura ingero kwa bino bibazo babaza. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0788951626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, koresha iyo nimero, tubigisha online kuko abenshi baba bari kure cyangwa baramutse bagize ikibazo nka kino kizame tuba tumaze gukosora kiba cyakozwe. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A, metero 1.25. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. A iravuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C ikavuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Nka bino binyabiziga ndakumirwa harimo nka bino binyabiziga bitwara abarwayi, ambulance n'ibindi. Rero biba bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ibinyabiziga bigira ute? Ibinyabiziga ndakumirwa. Ikibazo cya 13 kibabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese ni ubuhe bwoko bw'iyo feri? Mwabona bwoko baduhaye. Tegereze neza. A iravuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini. B ngo feri y'urugendo. C ngo feri yo gutabara. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ubuhe bwoko bwa feri ushobora gutuma imodoka uko yaba yikoreye kose ku gacuri akari ko kose, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ese ni A, feri yo guhagarara umwanya munini? Ese ni B, feri y'urugendo? Ese ni C, feri yo gutabara? Cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Hano ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Kano kantu bavuze ngo niyo umuyobozi yaba atarimo, niba wari wumvishe kino kibazo neza, wahita umenya ko ari feri yo guhagarara umwanya munini, kuko nyine umuyobozi ntabwo arimo, bivuze ko hari feri yo guhagarara. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Hari ibinyabiziga biba bigomba kuba bifite utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga. Ese utwo tugarurarumuri tuba dusute? Ese imodoka wabonye ifite utuntu mu mbavu twari dusute? A iravuga ngo umweru, B ngo umuhondo, C ngo umutuku, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Utugarurarumuri ndakeka ko ibi bikoresho ngarurarumuri n'utugarurarumuri nari nabivuzeho. Ikinyabiziga giparitse ahantu, ni ahantu wenda hari umwijima, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa. Wenda gifite utugarurarumuri uturutse kure, amatara y'urumuri rwawe rw'ikinyabiziga cyawe atoroshe ku icyo kinyabiziga gihagaze, ugahita ubona utuntu turi kwaka. Utwo nitwo bita utugarurarumuri. Wumvishe n'izina ryatwo wahita umenya ubusobanuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara ry'umuhondo. Ndakeka ko wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo ese kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite, gifite ishusho y'uruziga,
iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Iyo bari kukubaza ngo ishusho ni gutya uri kubona icyapa kimeze. Ishusho rero ni uruziga, ubuso bw'ubururu, buriya ntabwo ari umuhondo, uriya ntabwo ari umukara, uriya ntabwo ari umutuku. Ibirango, ese we turi gukosorana kino kibazo gifite kino cyapa ibirango bisute? Ese ni umuhondo, ese ni umukara, ese ni umutuku? Hano rero gifite ibirango by'umweru. Rero kino cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka. Ese gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, reka turebe niba harimo igisubizo cya nyacyo. Aha iravuga ngo ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. Kuva aho ubonye kino cyapa kugera ahantu bari gutangira serivisi akaba ari muri metero 30. B ikavuga ngo umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Cyangwa wagera hano umuvuduko munini uba ugomba kugendaho ari munini, uba ugomba kugenda ubwo munsi ya kilometero 30 mu isaha, kuko umunini uba ugomba kuba 30, ubwo bivuze ko uba ugomba kugenda munsi ya kilometero 30 mu isaha. Nababwiye ko ikinyabiziga cyari gifite ahantu buri kurebera umuvuduko uri kugenderaho mu isaha. Seka ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha, cyangwa hano wahagera umuvuduko muto waba utegetswe akaba ari kilometero 30 mu isaha. Umuvuduko muto ukahagera, umuvuduko muto uragenderaho akaba ari kilometero 30 mu isaha. Ndeka ngo aho ibinyabiziga bihagarariye imbere muri metero 30, mu birometero 30. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Igeze hano hari ahantu hari kino cyapa, cyitegereze neza. Iyo ubonye kino cyapa uba ugomba guhita wongera umuvuduko. Umuto uragenderaho araba ari kilometero 30 mu isaha. Ukongera umuvuduko ugendera hejuru ya kilometero 30 mu isaha, ubwo bivuze ko wongera umuvuduko. Bibaye umuke wagenderaho waba ari kilometero 30 mu isaha. Ntuzabyitiranye rero na biriya byapa byo bibuza. Biriya byapa byo bibuza iyo harimo nka 30, nacyo kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo handitseho 30 uba ugomba kutarenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. Ariko iyo uri mu byapa bitegeka bifite ubuso bw'ubururu hakaba handitsemo 30, baba bari kugutegeka ko umuvuduko muto uragenderaho araba ari izo kilometero. Ubwo bari kugutegeka ko ugomba kugendera hejuru ku muvuduko uri hejuru yo wanditse mu cyapa. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo C, ndakeka ko bari bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ikibazo cya 16, ese kino cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho, ese ni uruziga, ese ni mpande enye, ese ni mpande eshatu? Ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ko uno muzenguruko uri kubona ko ni umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hari igihe bavuga ngo igifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ry'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ntuzabyitiranye, byose ni kimwe. Bavuze ngo umuzenguruko w'umutuku cyangwa bakavuga ngo mu ibara ry'umutuku, uzamenye ko byose aba ari kimwe. Pfa kubuza kino cyapa warabibonyeho, niyo mpamvu nabakoreye video yo kugira ibafashe. Jya muri comment ya mbere araba ari iyo video, uyikandeho wige biriya byapa. Nujya ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikunanira. Twabonye ko babikubaza mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Iravuga ngo ahegereye umuhanda unyerera. Ukaba kino cyapa kiri kukubwira ko ugiye kwegera ahantu hari umuhanda uri kunyerera. Beka ngo imbere ipine ryapfumutse. Se ikavuga ngo ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. De ikavuga ngo imbere hari hatangirwa serivisi. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa iyo ukibonye kiba kiri kukwereka ko ahantu ugeze hegereye icyago kidasobanuye ukundi. Wumvishe n'ubusobanuro bwacyo, ubwo haba hari icyago ariko kidasobanuye ukundi. Akenshi bagishyiraho hari utwago twinshi dushobora kuba duhari.
Rero mu buryo bwo kugira ngo batakubwira ngo ni iki ngiki ukagenda wikizamo icyo gusa, bakayashyiraho kino cyapa kikubwira ngo ugomba gutwara gake ukitwararika kuko hari icyago gishobora kugutungura. Rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo se, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. A iravuga ngo mu masangano, B ngo mu bimenyetso bimurika, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Urabona ko ibyapa bakunda kubyibaza yaba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Iga ibyapa ujyanirane natwe. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero bahinduyeho akantu gatoya. Kino kibazo ndakeka ko niba atari bwo bwa mbere ukosoye ibizame ugenda ukibona, bakavuga ngo igisubizo cy'ukuri ubundi cyakagombye kuba mu masangano ndetse n'ahandi hose. Ariko kuba bavuze ngo mu masangano gusa, igisubizo cy'ukuri gihise kiba D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero niyo mpamvu muba mugomba kwitegereza neza mu gihe muri gusubiza kugira ngo badashyiramo akantu k'agacenga bikamanza byabayobera. Rero hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Shaka no kugurira amazi mwarimu mwajya muyagura ni kuri 0789351626. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ese biriya byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? A iravuga ngo ko hari icyago, B ngo icyago kidasobanuye ukundi, C ngo imiterere y'icyago gitunguranye, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umuyobozi iki? Hano iyo bavuze umugenzi bari kuvuga umuntu wewe w'umuyobozi utwaye ikinyabiziga. Ese biriya byapa bibereyeho kukumenyesha iki mwa bino bintu baduhaye? A rero yavugaga ngo ko hari icyago, B ngo icyago kidasobanuye ukundi, C ngo imiterere y'icyago gitunguranye, bakakubwira icyago ugiye guhura nacyo kimeze gutya, mu muyaga w'intambike, ese ugeze ku mwaro, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni A. Biriya byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga ko hari icyago kugira ngo utangire ufate ingamba. Ukabona nk'icyapa kiburira kirimo inka, ugahita umenya ko wakunda guca amatungo, ugabanya umuvuduko kugira ngo utiteze ibyago ariko uteza n'abandi bayobozi bari gukoresha umuhanda ibyago. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza ukuntu kimeze. Ubuso bw'umutuku handitsemo stop, bisobanuye guhagarara. Ese kino cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo guhagarara aho abanyeshuri bambukira, B ngo hagarara akanya gato, C ngo ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira, D ngo gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Ese kino cyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza, ndakeka ko mukunda kubibona mu muhanda niba mukunda kugenda. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, hagarara akanya gato. Kino cyapa bakunda kugishyiraho iyo uri kuva mu muhanda winjira mu rindi sangano rikunda gukoreshwa cyane, kubera ko uba utari kureba mu ruhande rw'iburyo n'ibumoso, bagishyiraho kugira ngo umanze uhagarare gatoya, nubona nta bindi binyabiziga byaje aba ari bwo winjira mu muhanda. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? Hari n'ubusobanuro bwacyo aho banyura bazengurutse. Rero hano aho bari kukubwira ngo mu nkomane, ese kino cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. A iravuga ngo tanga inzira ku binyabiziga binini, ukaba watanga inzira kwa biriya binyabiziga biba ari binini. B ngo gabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru, cyangwa ukagabanya umuvuduko ugaha inzira abanyamaguru. C ngo tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera, cyangwa ugatanga inzira kwa biriya binyabiziga biba biri kugenda mu muhanda munini uba ugiye kwinjiramo. D ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe, cyangwa se ugatanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uramutse ugize ikibazo byandika muri comment cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp nkagusobanura. Serivisi yo kugusobanurira ikibazo wagize mwa bino bizami biba byakozwe aba ari ubuntu.
ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Iyo ubonye kino cyapa ugomba gutanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Ndatekereza ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko tukwigisha wacyandika muri comment. Ukeneye kode ni kuri 0789935626. Ukeneye ko tukwigisha mu buryo bw'umwihariko naho ukoresha iyo nimero ubundi ugakora rimwe ugatsinda. Niyo ntego yacu. Abantu bari gukora mugire amahirwe masa, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.